ndongera ndagenda kugira ngo mvuge Yesu nta kibazo nshatse kuvuga iki. Ndasabye umuntu wese ushaka gutaha atahe, nujya haguruka. Kabiri, niba umuntu mbona na telefone ibika. Gatatu, kugira ngo ijambo ry'Imana rigire ububasha muri wowe, dore ibintu bikorwa n'ibi. Cya mbere, urishakira umwanya muri wowe. Amen. Cya kabiri, ugomba kuryizera. Cya gatatu, ugomba kuritandukanya n'amagambo y'abana b'abantu. Amen. Bariza kugira ngo ibyo bintu urabyumvishe ko ari bitatu. Aho ugomba kurishakira umwanya. Ese urifite umwanya uri muri wowe ukarishakira umwanya? Wowe wicara kugira ngo rikore iki? Akazi kacu. Biriza tukasa kuba umuntu yazamutse ugasanga ikintu acyuye. Kabiri, bitandukanye n'amagambo ya Rubeni. Yego. N'ayamanuwe n'yasobanura bene wanyu. Aho. Amen. Bitandukanye nabyo. Murakoze. Amen. Murakoze. Imbaraga n'amavuta. Gatatu, ndagira ngo tuvuge Yesu neza muri Nyamata. Ni mu Nyamata imana bayita mu cyaro. Urakoze. Tuvuge Yesu neza adupangira ibintu bifatika. Amen. Cya kabiri, batubishi bakoze Imana avuga butumwa. Iyo wavuze Yesu neza inkongoro zirakora. Haleluya. Abo kandi basubiremo. Ndashaka kuvuga Yesu neza hano. Iki nambuge ngo amen. Kanya mwese muraza gufata mikoro mu nguni na hano na hano. Uko ijuru rambwiye ngo ari Imana igiye kwirukana ku buzima bwacu mukanya. Haleluya. Amen. Cyakane bashumba tugiye kuvuga Yesu neza. Ndagira ngo dufatanye duhuze umutima. Mwavuze ngo amen. Niba ndiga igitabo kivuga abantu bahuje umutima, nicyo nanege no kutaza nimba ibitabo ndi gusoma shaka kuko ari impamvu, ariko ndavuganire kanzi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo duhuze umutima. Niduhuze umutima hari imizimu igiye kwirukana muri uyu munota. Amen. Baribye murahitangana ngo muhari. Murakoze. Cya kabiri, mwavuze ngo amen. Geni yamagurutse manuba nigutitira nifite n'ubwo. Cyo nageze ahantu barangu bamana buri mweto navuga mwamba bare mu kabyando tumenye cyabo. Yesu ashimwe. Amen. Ndabigize kubw'amavuta yanyu n'amavuta mariho na byose duhurize hamwe. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Twebwe tubure muri uyu mugoroba ariko Yesu aboneke. Ndabigize bakoze b'Imana twese amavuta y'ubupasiteri y'ububishop by'abapapa bw'abashi. Amen. Tubishyize hasi turashaka Yesu agaragara muri uyu mugoroba. Haleluya. Barabinyemereye cyangwa muracyakomeza mu by'ibiro byanyu? Turakomande. Tubishyize hasi. Uciye bugufi imbere y'Imana. Tugiye kumuvuga neza. Igisambo cyari ibumoso mu nyumva bibiri. Some bibiri. Imana ibantumyeho n'ukuri. Kandi nasenze. Icya kabiri ntabwo gifite inzara. Hari icyo data yakoze. Mwavuze ngo amen. Mwana uzi ushonje ahanura urupfu agahanura ngo uragiye mba ari mubwira amakuru. Njyewe sindi bwivuge ibiki ariko aricyo data yakoze. Amen. Mumere Imana ikizimbe kuko iyo yusimbi ariko aricyo yakoze. Cya kabiri, ni mu bantu Imana yambwiye ngo nzayagenda mu ndege ngaruka manuka. Nukuri ko Imana yarabikoze. Icya gatatu ijya kunyemeza arambwiye ati ngiye kukubanza njye kukugaburira n'ibyo muri Dubai. Ubanze wumva mu masosi y'abarabu kubera Imana izumwe. Ari narashonje narakubiswe nararindagiye ariko Yesu ararambuye. Imana izumwe. Ntacyo data atashoboye. Amen. Mumvugira ngo amen. Umwana w'umushumba nciye bugufi ndumva Mariya atangiye no kuza. Ko Yesu ararenze. Ibintu byose tubyihorere tuvuge Yesu neza. Unigiye kujya mu nguruke neza niyambarira agashati ariko bambwiye ngo nambare ikote. Ndavuga nti mama Vedaste n'umuhungu wanjye amavuta y'Imana kube urankunda nanjye ndagukunda. Uriya muhungu ari amavuta yanjye n'injya musengera namusezeranyije n'ababa bose ndazamuka komera
komera Imana amashyi buriya ne aba bose ari kusegiwe ko bwa Yesu hari ibisambo bibiri cyari nako iburyo n'ibumoso vuga ngo nibyo kimwe kirahindukira kibwira Yesu ati ariko n'ubura umwana w'Imana bakwikijije natwe ukadukiza. Ikindi kirahindukira ati ariko mubaze dutera amabuye cyangwa dutera za Gatarina uyu wamubonye amen twiba Nyabugogo nazo kuri station nahe wabonyemo uyu mugabo tuvugisha ukuri kiraceceka nawe nabonyemo ariko n'umwana niyikize n'akaduhunda tereka mubwire rata Yesu kumavuze ngo amen uranyibuke nugera mu bwami bwawe shivuga Yesu neza amen kirahindukira kiti twega turazira ibyo twakoze ariko urazirusa umva icyo gendereye mvuze ngo amen inkongoro ziravuga ati ikintu kivuze Yesu na reka tucyemereze imbere ye ngo zaze ari nka 200 no bimbaza ngo zahise zinuboramo amaso cya gisambo cyavuze Yesu neza tavuze Yesu nabi none ngo cyakiri cyavuze Yesu neza ngo zamumuro ziragihunga nizakegera patira mu cyo cyamugeza mu bwa bivuze Yesu mu bwa bivuze Yesu neza gusa byonyine vuga ngo abazimu barahunga abadayimoni bagahunga shitani agahunga imizimu igahunga abakeneye kuri mugoro tuvuga Yesu neza nibatere haleluya tugiye kumuvuga neza adupangire kashi icyambere yambwiye ngo ikintu Yesu agiye gukora muri iteraniro reka mbabwire nari ndi muri Kenya ahantu hamwe ahitwa Gasarani abahazi naho modara niho hantu mbunda kuba ndi nahagurukije umuntu umugabo wari urimo mu iteraniro ndamubwira ni wansemuriraga ni iteraniro rikomeye cyane ituro rinini arambwira ati uyu muntu uhagurukije arakomeye ndavuga ati gukomera bireke ariko tukugana mu gihe murahari cyangwa muragiye ndamubwira ati mvuga Imana imbwiye we ko ikizi kimana irimo kumbwira ngo we n'umuhanuzi naje mu ariko Imana ariko haleluya amen kandi haleluya amen arambwira ati rero ndavuga nimubwire uzi cyabaye naho Imana niho igiye guca kugira ngo muri modoka mu Rwanda haleluya vuga ngo Imana igira inzira zirenga imyenge ya supanete amen ndamuhagurutse ndamubwira niriga n'umeze bityo ari ikirere arimo abana sijako ari ikirere cyagiye nawe ari umugore we yagiye mu Bwongereza ajyana n'ibintu byose ndavuga byo kwa leta aravuga ati nakwemeje mwemereje muri Kenya nihagira umuntu ugira agaciro ubuntu ubigize agaciro nzamenya ko nazi koroka yarayashatse umukogoma umva mugashi naho Imana imbanye mu Rwanda ngenda nambaye agashati kameze ukuntu barandeba bati simbuye koko arakora ikiha aho nuzimbara ukuri ko byo magaze mwitera mwavuze amen ndamugani hagara mu bwire Imana iravuze ngo igiye kugarura ikirere kandi kiragaruka muri iterane bishop itapfuka ni kabiri imodoka batwiye kwa gatangije kwa gatandatu saye bari bamwibye imodoka bayitwaye turi mu iterane ibintu byagarukiye mu iterane mu byumvishije mu nkomere Imana amashini njye nuko nafashe Kenya komera Imana amashyi Imana izaho yayo arambindukira arambaza ngo ugira imodoka ugira n'inzu ni nacyo ngira ngewe ngenda n'amaguru ahita amereza miliyoni zishe ngeze mu Rwanda irambwira ati nca umuzimu wo kwa Susabuwanga yagushaka Damuru ayobora amasengesho kwa Rutese mu Korosi nabari ndangira ahantu bagurira imodoka sinenze nahari arambwira ati hari umugore ushonje umeze nabi ufite imodoka mu rugo wayigura nareka operasi ufite amafaranga cyangwa n'ibya bintu byawe n'ukuri kw'Imana yafite ndayabonye uko haleluya amubwira niwe ngezayo gusa mwereka ukuntu uyu Satani murangiza ariko reka babwize kuri Imana irashoboye kuko Imana imbwiye ese Imana iravuga nivuga iravuze ngo mwibiterane igiye kuba kangira akanyenyeri zambura telefone yawe uvuga uyu mugoroba Imana ikanda akanyenyeri muri uyu mugoroba
inyenyeri mu izina rya Yesu. Ndaje bibahe neza. Itangiriro igice cyaho ni icya 44. Soma vuba twihuse umusonyo wihuse. Soma umurongo umutihute. Usoma umurongo umutwe w'amagambo uvuze guki kane habuze guki. Soma kwagiye fata bira yawe twende. Habuze guki Soma izina rya Yesu. Watinze soma umutwe w'amagambo ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Yagenda soma itangiriro igice cya 44 umurongo wa usoma umutwe w'amagambo. Igikombe cya Yozefu Imana igumugisha kibonwa mu isaho ya Benjamini. Soma umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo niwo ngendereye. Igikombe cyane cya Yozefu kibonwa mu isaho ya Benjamini. Soma. Arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benjamini yicarire Imana ibamere umugisha. Ubu wamenye byari kumva Bibiliya ndivuga bisumbe. Yesu gisoma na Bibiliya cyane soma umutwe w'amagambo ngahita mvuga Yesu neza. Mwavuge ngo amen. Zanye ijambo Imana imaye ivuga ngo bifite umutwe uvuga ngo iyo utinze imbere y'Imana amakuru arahinduka. Kabiri bifite umutwe uvuga ngo ikwihererane yaheje abanzi. Mwambere y'Imana icyo tugiye kubiherera mu mugoroba. Mbwira ngo Imana ikwihererane yaheje iki abanzi. Ikomera amashini bo yumvishije neza. Bibiri bivuze iki? Navuze amen. Bibiri tweretse naringiye kuvuga ku bantu batatu ariko reka mvuge kuri Yozefu gusa. Urugendo rwa Yozefu mwekuruye n'ibyaba muzi uburyo yabayeyo no kwegezayo ijambo rimwe ryonyine gusa. Igihe kimwe bazaniye ikanzu yo ubita Yakobo arayireba aravuga iyi ni ikanzu y'umwana wanjye. Ubona yidodesheje kwa Margarita na hasi rwose niyo. Bibiri yavuze ngo arabimenya arahira boroga arataka. Ariko nubwo ari kurira ayabonye ikanzu. Umva rero nihuta. Yakobo atangira kurira no kuboroga. Yamenye amakuru ko umwana we yapfuye. Ariko reka babaze ikibazo mu ndebe hano. Uyu Yakobo muri iki gihe yari arimo cyangwa arimo muri iki gihe wamubwira ngo ihangane. Yarategeze mubwira ngo ihangane. Mwasubije yarategeze mubwira ngo ihangane. Reka mugane Yakobo iri muri teraniro mu ntego abatwimo ndigutada shaka itavuga aho sobi. Nubundi kuvuga kuri Yozefu ne Yakobo n'abandi biki n'abakuru we n'abesa. Ariko tutahongana mwavuze ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Yakobo yamenya amakuru ko umwana we yapfuye. Ibimenyetso byose agize gute arabifite. Ikanzu bayimweretse iri amaraso. Aritegereza asanga ni ikanzu y'umwana we koko. Tuvuga ngo nibyo. Uyu Yakobo atangira kurira no kuboroga no kwirama. Ati umwana wanjye byarangiye. Ijambo gendere. Ndashaka ngo mumbwire Yakobo wari kuduka mubwira ngo ihangane. Yarategeze bamwe ngo Paul oya mwanyikirize ariko haleluya. Icyambere afite ibimenyetso byerekana yuko umwana we yagize gute. Kabiri rwose ikanzu yiwe y'umwana we arayibonye asanga niyo. Uyu muntu rwose ibimenyetso arabifite. Ndeka mvuga n'abantu mu giteraniro. Uzi hari nk'umuntu ushobora kuba afite ibimenyetso akaba arwaye kanseri akaba afite ibimenyetso byayo. Uwo muntu akeneye ngo mubwire ngo ihangane. Mwanyikirije ariko aya ibimenyetso bifite kwa muganga bababwiye ati rwose urayifite pe. Dufite abantu hano mu iteraniro bameze nka Yakobo utaza kubwira ngo Paul ihangane. Icyambere akeneye umwana aramukeneye. Bene wabo n'inshuti nawe yashatse baravuga ati kumaze iki. Uyu muntu akeneye umubwire ngo Paul aya mwanyikirije akeneye umubwire ngo Paul murakoze. Dufite abantu hano bavuye kwiga Butare n'ahandi bafite diporo ariko babuze akazi. Ameze imyaka 5 n'akazi abona kandi mu by'ukuri arasenga n'akiranuka. Uwo muntu akeneye umubwire ngo Paul ihangane. Reka mbabwire amakuru ugiye kuguha. Ntabwo Yakobo yarakeneye amubwira ngo ihangane ahubwo Yakobo
teraniro nagakeneye ngo Paul hoya akeneye igitangaza cyako kanya akeneye cyako muri teraniro Imana igiye gutanga icyaka kanya adoka uba biduhe neza mwabuje bwana Bibiliya ngira ngo umugore umaze imyaka 12 akoze kuri Yesu gusa icyago cyo kigira gute kirakira ako kanya mubwire munyege ngo ni icyaka kanya muri leta naka kanya kibureka gapana niba utabyize urerege bizeye ntabwo ngamira cyane mubwire ngo igiye gukorera icyaka kanya ni iki tariki uyu munsi aya masaha uyu mugoroba uyu munota ndagira ngo nangari itangazo uyu ni umugoroba Imana iduhaye ngo tuwunezererwemo ni umugoroba Imana iduhaye ngo tuwutindire n'abadayimoni n'ababisha ni umugoroba Imana iduhaye ngo tuwukutiremo shitani abemera ko ari byo batera rero bamwaza badewe haleluya Bibiliya itubwiye iki iravuze uyu ni Yosefu amara kugera mu Egiputa amara gukomera mu wa kabiri kuri Farawo Bibiliya ngo bakuru baza mu iki gihugu nihuse ijambo rimwe arababwira ati niba mushaka nzaganira namwe nishimye ndashaka mu makuru ya murumuna wanyu abaganiriza amakuru yose arababwira ati reni mugaruka muzamuzana nawe mubone mwitegereza Bibiliya ngo bagarutse bazana Benjamini bamugejeje imbere ye aramwitegereza aramureba aranezerwa kubona murumuna we Bibiliya ivuze iki ashakisha ahantu yaganira nawe arahabura ashakisha ahantu yavugana nawe amubwira ati ndi uwa kabiri kuri Farawo ndi umukire ndakomeye mfite ibintu muri Egiputa abura aho yamuganiriza ikintu yakoze ni iki abwira umugaragu we aramubwira ati rero mugaragu wanjye fata igikombe nurangiza ugenda ugishyire mu mufuka mbese mu muzigo cyangwa se mu gikapu by'ituko cya Benjamini ukiremo nurangiza gushyiramo neza ubike nanjye ngiye kubese ngiye nidagiza ubike ushyiremo ubaherekeze batahe buri wese atwara umuzigo we agenda ariko Yosefu afite misiyo mwavuze ngo amena cyane arashaka ukuntu yasigara na Benjamini akaganira nawe bakuru batareba cyangwa se niyo babona hari ariko amubwira amakuru yose mwavuze ngo amen Bibiliya ivuze ijambo rikomeye iravuze ngo Benjamini arangije no kumukozi umugaragu wa Yosefu aragenda acapa igikombe agiseseka mu isawe ya Benjamini aragenda arabasezera bose barataha baragenda ngo bageriyo umugaragu Yosefu aramubwira ati yirukanga ubagenderere ubabwiye ngo niki cyatumye databuja mbagirira neza nabitura ibyiza mukaba munyirye abandi batuguki ati mwibye databuja igikombe ati nukuri rwose ntabwo twibye ati rero nimwumve gahunda uko zimeze nimuze hano mumanure mwese mumanure imitwaro yayo uwo turi busake tugasangamo igikombe arabimbatiye databuja naho misiyo Yosefu yakoze aragira ngo abone uko asigara na Benjamini ariko haleluya kandi haleluya akora ikintu gikomeye arangije kumusigara nako barasaka barasatse basanga igikombe mu mufuka wa Benjamini bakuru bagira ubwoba barataka bati ibi ni ibiki baragenda bagira imbere ya Yosefu arababwira ati rega gahunda uko zimeze nta yindi gahunda nuko ngomba gusigara na Benjamini tugasigarana hano kubera yuko nyine muke bese kuko yanyibye igikombe ariko nta nubwo yari yagitwaye ni gahunda ya Yosefu yari yakoze kugira ngo abone uko asigara na Benjamini ukamubwira ijambo rimwe yashatse ahantu aganira nawe arahabura ashakisha ahantu avuganira nawe ntihabona aravuga ngo reka soreshe tekinike zo kunama usigarana ubundi naheje abanzi noneho muganiriza amakuru meza iri teraniro Imana iravuze ngo igiye kukwihererana yaheje abarozi n'abarozi n'abagome n'abagambanyi nirangiza ikomeza ibanga y'ubuzima abakeneye kwiherana n'Imana ibatere haleluya Imana nyaganyeza mugeze mbwega Imana ikwihererane wewe ikwihererane yabeje abantu mungire ikwihererane muri iri teraniro ikubwira amakuru y'akazi ikubwira amakuru y'abana ikwihererane ikubwira y'ibyo biherereye abaryumva ari bamwemera Imana amashumani himbaza reka mabwire ijambo rimwe rikomeye nimumvugire ngo amen ariko haleluya fatira enda hano pastor ina abwira ikimara yo kora fatira karaka
ibintu bitatu ariko reka mvuge mu kimwe. Icya mbere yagiraga akantu bita agaciro, baga agaciro ndakumva. Murakoze. Amen. Iyo rero aho yabaga ari hose uyu muntu yagomba naza gucira nyine kuko amacambo y'umwami nagaba yoroshye. Uyu nguyu niba ni manuka we nukubera iki aka gaciro afite. Ariko haleluya. Aho umwami wose agiye akajyana nawe kubera iki agaciro ke afite. Reka mwavuze ngo amen. Aho agiye hose aho yicaye akajyana nawe. Tujye tugenda nari kuri mu biki. Ariko impamvu turi kumwe ni ukubera iki agaciro. Aka gaciro kadahari yagenda n'umwami ni ukubera agakanda twaye umwami acira. Murakoze. Mwangobereye Imana amashyi. Aho yicaye bakagendana kubera iki mpapira mu kiyogo ngo agaciro kabimandira akagaruye mugira akagaruye. Watakaje agaciro k'Imana kaguhaye. Imana irakuze ngo mwiriterere. Imana igiye guha agaciro abagore bari mwiriterere, abasore bari mwiriterere. Imana igiye guha agaciro abantu batuma ari batere. Haleluya. Imana iba namujye ngo amen. Itababwira ijambo rimwe rikomeye ariko haleluya. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye mu ntege amatwi. Haleluya. Hari imitangaro Yesu yakoze cyambere mu buzima abahanga batoroje bagaragaza ariko tutabona muri Bibiliya ariko gifati. Icyambere babugaragaza. Icyambere igihe Yesu na igihe Maria na Yosefu bagendaga igihe bamaraga kubyara Yosefu, Mareke yarababwiye ngo nimuhungishe umwana na nyina kuko Herode ashaka kugira gute kubica. Ngo bahaguruka bagenda. Ubu rero ikintu cyabaye mwavuze ngo amen. Vuga ngo kagira inkuru babwire ikintu Imana ikuzanye nanjye mwiriterane. Yambwiye ngira kwiherera nawe, yambwiye ngiraza ko kwiherera ikubwira amakuru y'isi yo. Ariko haleluya. Mumwe batangira kwiherera yaheje abarozi, yaheje bene wanyu, yaheje abakwanga, yaheje abagome, yaheje abarozi n'abadayimoni. Ubundi kubwira amakuru pera. Haleluya. Iraza baragenda ngo bagere ahantu naho ngo hari umumama n'umugabo barimo bahinga, barimo barahinga, babibaga amasaka, barimo babiba amasaka gukura muri mumeze. Yosefu na Maria na Yesu yari uruhinja ari mu mugongo. Baragenda bahunze nde Herode. Noneho ngo bagera kuri abo bantu bari guhinga ariko umwana ararira. Yesu ararira, umwana ararira mu mugongo wa Maria. Ararira we, ararira. Noneho ngo babahinzi babwira uwo mumama, babwira Maria na Yesu ariko tuwo mwana wanyu impamvu ashobora kuba ari kurira ni ukubera icyo cyerekeje. None mwabariye ko twazanye amazi hano tukaguha amazi ukoza uyu mwana ubundi ibyuzwe kikagabanyuka. Noneho mugakomeza urugendo. Yosefu na Maria baravuga ati mubwire ntacyo bitwaye. Ngo bafata ya mazi bakarabya umwana Yesu. Amen. Bakimukarabiza muri wa murima naho uko bahingaga babateye baba umugabo n'umugore bahinga babiba amasaka. Bakarabije umwana Yesu baramukarabiza muri uwo murima. Arangije ngamera neza, amera niyongera kurira. Bagiye rero ngo barakomeza komeza urugendo. Ngo bakimara kureba baba wa mugore n'umugabo aho babibaga amasaka basanga amasaka yise yera. Ako kanya batangira kwibaza umwana bakiriye uwo ari we, bibaza umuntu babonye uwo ari we uko ameze, bati uyu mwana ni muntu ki. Barakomeza bagiye igihe bakiri muri ibyo ngibyo babona igitero cya Herode cyahatari gikomeye. Baraza bati ni kwa mugore n'umugabo bati karame nta mugore n'umugabo mwabonye bahetse umwana. Umugabo akomeza kwisekera yishimira bati umwana twabonye ni igitangaza rwose. Ngo yagakwita kuri Herode n'ingabo ze arabihora ati shinga ati do yeze kuri kwima. Baramati kwa mugabo we kutari kumujye tukubwiye nta mugabo n'umugore mubonye n'umwana bahetse umwana. Umugabo arahindukira agatuze n'ikindi ati nabaho. Ariko abo bantu batunyuzeho tugitangira kubiba amasaka nibwo twababonye. Herode n'ingabo ze bateye imibare basanga amasaka yerera amezi 6. Baravuga bati rero dushingiye igihe uyu mwana n'umugore
mubwira ngo Imana imutangire Herode muzana mubwira ngo mujye cyane ngo Imana imutangire Herode mubwira ngo imutangire Herode karame nakumva mere Yesu cyuba igutangire Herode yego baravuga bati rero dushingiye igihe twaboneye uyu mwana n'igihe twatangiye kubona amezi atandatu ashize kuko amasaka yera ngahe ahita bakubita baragenda naho Yesu yakoze igitangaza cyako kanya mpamvu ugenda neza cyane mbabarira nguru mwicaranye mubwira ngo ukeneye icyaka kanya nagari n'ubuhanuzi ugiye guhanura muri teraniro ni ubwaka kanya mu izina abakeneye icyaka kanya batera hararu Herode aracaganyukiwe Imana yambwiye ngo igiye kugucagira Herode w'umurozi nazamenya naho ukuye nazamenya n'iwabo nazamenya naho ukorera kugira ngo Imana igiye gucanga abarozi yongere bacanga abemera ibyo bacanga batera mwamereye Imana icyuye ariko haleluya ko mugiye se haleluya kandi haleluya mukanya tugiye kumanura umuriro mwereye amano kugira ngo nibyo mwibutse yuko ibyamukumuma y'ijipo Imana igiye kubikubitira muri teraniro mwibutse ko ibiguhiga Imana igiye kubihigira ahangaha mwimbwira ngo urarwaye twasengera urwaye za kanseri barakira n'amasakure n'aya masaha nagukiye kwa muganga n'indi kibagabaga natse haleluya nagiye gutangaza amakuru y'ubuzima hari ibintu twabonye Imana yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na siko ropiyo ariko haleluya kandi haleluya mukanya turagera mu kirere cyo hejuru twaba mu gutera hejuru hano hejuru ariko haleluya Eliya umuntu nk'aka yamanuye umuriro yahagaritse kuri myaka 36 aravuga ati n'ikintu ndagitwaye shingiye ku butware mwabwa n'Imana nanjye rero ngiye gufata mbere muri iteraniro nushaka uryemere cyangwa urorera twahamagawe n'ishobora bingahe Eliya yari ahantu bita ku kagezi kitwa Kereti mu bibi mwavuze ngo amen yari ku kagezi kitwa Kereti ahantu Bibiliya irambwira ikababwira amakuru ikababwira ijambo rifate na Eliya Imana yaramugaburiye imugaburiye aragarama ariko niyahanga abwira Imana ngo nago masi bwira umuntu mwicaranye mu bwengo ntukabe imbere y'Imana udahasi ngo ntukabe imbere y'Imana udahasi ntukabe imbere y'Imana utagize gute udahasi reka mubwire n'ukuri kw'Imana ngo muhasi reka mubwire ukuntu udahasi ufite perime ariko nta modoka ugira ubwo se urahasi bariza kugira ngo urahasi nubwo iyo nzu ubamo ari irimo amakaro ariko si yawe bwira umuntu wicaye ngo Imana iguhasi ngo Imana iguhasi Imana igiye gutera mwayinkomereye amashyi Imana ishimwe cyane kabiri ariko haleluya cyane haleluya kabiri ndagira ngo utangarize nubwo ufite imyenda itatu ntabwo hasi hakeneye n'iyindi myinshi ngo wambare neza Imana yambwiye ngo igiye kubahaza muri iri teraniro ariko ibintu ni guhanura murimo murabyumva nubwire ngo Imana igiye kuguhaza warariye niwahanga urambara n'imyambaro ngo umarishe imbeho ariko Yesu agiye kuguhaza Eliya ngari kukageza uvuga ngo amen ariko haleluya ariko kugeza ndashaka kwitamanura mukanya yeye navuye manura abandi gukumbishira mwavuze ngo amen ariko kugeza icyambere ngo yagemurwaga n'ibintu bitanu cyambere yagemurwaga n'ibikona murabizi nibyo byamugemuriraga vuga ngo nibyo kandi ngo byamugemuriraga ibintu bitatu rero byakorwaga mwavuze ngo amen icyambere igikona cyagemuriraga Eliya ibyamuzaniraga icyambere byamugemuriraga ibyo bikunda ande kunyuma byamugemuriraga ibyo bikunda ntabwo byamugemuriraga ibirayi si imyumbati si ibishyimbo si ibijumba kuko ntabwo biga ibijumba byamugemuraga inyama kuko nibyo bigize gute bikunda mbabara unere umwicaranye muvuga Imana iguhe ushaka muvuga Imana iguhe ukunda mubwire Imana iguhe ukunda se kandi ntacyo bitwara murahari ariko abantu baryaca
niba ari saa munani ni saa munani ntabwo byarengaga bisobanuye iki muri iri teraniro Imana ibahereye Imana ibahereye mbabara muri mwicaye mu bantu Imana iguhera igihe no kuri Imana iguhera igihe mubwire ngo iguhera igihe kandi bi ariko babaza ubundi iraguha kuginya amenyo yarashijemo kubuzaziga byaguhaye igifite igihe amenyo agira amen ubwo kabiri musho yabaye imodoka mutakibaza kuzitwara ngo bimari yabahereye igihe mugifite imbaraga zo kuzitwara haleluya haleluya mumbarize niba ukeneye visa yayigwa ugifite imbaraga yo gukorera Amerika uburyo utagenda n'ibiti yarazizeye yaguhereye igihe ndeba nabi se bagize iguhereye